igihe cyose tumaze dukundana sheri wambwiye ko kiri isugi ariko mbega ibintu bibaye mbega amazi mbega umworera uzi ko nari ndohamye ariko sheri wafashe bya seriye ntabifata seriye ariko se sheri ku kigero ndimwo urabona ko noba nkiri isugi waruzi n'ikindi ibyanjye nawe birangirira aha ngaha na gahunda nari mfite yo kukwereka ababyeyi ndayihinduye umva rero Musaza nk'umujamo wanjye rero hari agaserivisi nashaka gusaba urabona wa mukobwa dukundana afite gahunda yo kuza kunsura uriya musheri wawe se rero nagira ngo ntize geto wamujyanye mu rugo se wamujyanye wanje ntago namujyana mu rugo kandi ntaramwereka ababyeyi amufatiye roje hano ko zidahenda ikijyanye muri roje ikibazo rero Musaza mujyanye muri roje yabona ko ndi ikirara kandi abizi ko ndi umwana mwiza cyo amashuka yanjye uko sinzasaga wayakoreye ibyamfurambi umva iki kibazo rero nagitekerejeho ngiye nziza n'amashuka yanjye nzabanzaho nishashi ngo niturangiza gukora ibyo dukora ndakumva uburiri bwawe uri gutaha rwose bwawe nzabusubiza nk'uko bwari bumeze nta kibazo bimeze ariko urabyumva nawe atamamasa ntasabiri nk'igisiga tugomba gusiga nicaye ahantu umva ahubwo nzakugura akantu nicaye ahantu rwose nanjye babyita ngo kujya muri sirikirasi uri gutaha urugo nanjye musoma ka ntugire ikibazo ahubwo ntagikimuye aho ntacyo sheri yes ako ntabwo nishimye why kubera yuko igihe cyose tumaze dukundana sheri wambwiye ko kiri isugi ariko mbega ibintu bibaye mbega amazi mbega umworera uzi ko nari ndohamye ariko sheri wafashe bya seriye ntabifata seriye ariko se sheri ku kigero ndimwo urabona ko noba nkiri isugi waruzi n'ikindi ibyanjye nawe birangirira aha ngaha na gahunda nari mfite yo kukwereka ababyeyi ndayihinduye ariko se sheri ku myaka 2 twari tubanye ugiye kwigwiza n'ubusa ubu rero ugiye kuzunguruka urondera umukobwa ukiri isugi nawe wanaronka oya reka ibyo bintu sheri yes nizere ko ariko nta kindi kintu wambeshye cyangwa wankinze ari kiriya cyonyine ariko se sheri ku myaka yanjye 43 ufise bana ko no kubesha ngo 40 ingahe 43 aka nakanda mwene kamanzi ndagomba ngo iki tugitangira gukundana wambwiye ko tungana none ngo ufite imyaka 43 icyo nacyo warakimpishe none se ubwo umugambi wo kubyara abana 5 tuzababyana na gute kandi ukubura imyaka 2 ngo cumi sheri mu mwaka nakubyarira 2 byakubyara 2 tubyara 2 mu mwaka ze turi imbeba cyangwa turi ihene imana yanadufasha tukabyara n'impanga ariko akanakumbira none cyanyene tukabyara nyene 3 shamana yanjye suko kibi ibintu byose bimbayeho kuko naramaze kugukunda kweli sheri wirakaza none se ntarakara wambeshye ko uri isugi umbeshye ko imyaka mana yanjye nakumbira rwose ahubwo se sheri gahunda yo kugenda kunyereka ababyeyi byifashe gute namaze kugukunda nta kundi nyine ndarenzaho nese nabigenza nta kundi love you baby bro bite sister bite bigiza amakuru se nimeza ya umva se none se wewe wirirwanye na mukecuru urabona ari muri mood se she looks fine. Ndarabona kibazo. Wera.
nyine urumva Watanye no kubira ibyuye. ikisi Wabizi ibyuye. nyine umva mubwira nari mfite gahunda yo kumwereka nyine wa mukobwa dukundana. Wowe ese ko mbona ubanza kubiseka wowe bagashisha. umukobwa ugusumba se nagashisha haba abakobwa bugufi ku kimwiyemera kandi ndashaka kuzabaza mama niba tunavukana kuri papa wowe mbona ibyo ukora ibyo ugira ntatazi None wowe urabyira batutanganura batudasa. kuba dusasa ureshya n'ifuni bagarunyo Nyoko nguri yagenda uzane urushishi rwawe rumwereke. Turebe iki cyari buvuga. ukuntu ngwanya wowe negereje kuzareba boyfriend yawe ukuntu ameze. Je ntabwo nzazana boyfriend. Nzazana fiance. Ariko tugiye kwereka pe. Mama wanjye wanje azaba muzi. Iyo tugiye barere. Yani ni we. Ahubwo mama umva. Uzanira Musaza wawe ikintu cyo kunywa uri mu biki muzane amazi. Umva ahubwo mbwira mama. Hari amakuru nari kuzaniye. Hari ikintu narinje ngo tuganire. Buriya rero hari umukobwa tumaze hafi imyaka 2 dukundana. Umukobwa? Bivuze ngo ni umukazana. Mama mwihorere. Bivuze ngo ni umukobwa mukundana. So ariko umukazana. So ubwo rero kuvuga ngo ngewe uyu munsi narafashe gahunda yo kuza kukwereka umukazana. Munshimire. Ndamushima rwose. Umva reba ukajya kwa mukandutiye. Reba abantu bafite abuzukuru. Ibyo nibyo nagusabaga byose. Abuzukuru baratembera. Ngenda mu gipangu. Akoma ibyo bintu byo kureba ku bantu no kureba business z'abantu zandika ryari koko. Ntabwo uri mukandutiye gusa. Dore na mukarujanga. Famille yo. Mama umva ahubwo ibyo tubyore murarongora cyane. Twaje tuzanye reka ahubwo mubwire yinjire. Waje umuzanye. Ariko bana yinjire mama ntabwo uri mu Mungu wanjye azi guhitamo neza, azi guhitamo neza. Mama nigendeye mu cyumba. Mungu wanjye. Yego mama. Uyu ni umukazana unzaniye. Murabona neza mukobwa. Amakuru ya. Ni meza. Namuzanye. Mukandidi yazagira agira icyo avuga. Ni cyane. Mama wamubonye rero. Urakoze kunzana umukazana, umwana umukobwa mwiza rwose namushimye mwana wanjye. Wahisemo neza. Ngenze gucagura. Niko mukobwa. Amumva kwita. Priyanka. Uzabigenda ubimenye mu kintu cye. Ntabwo amakuru yawe. Je ntaribi. Ntaribi byanje. Icyo ni ikinyarwanda numvishije. Nyine urumva ikisemo. Kwa Mungu. Kona gusabye umukazana biriya ni ibicyo nzaniye. Umukobwa yanditse ibintu bigera hariya aravuga ibintu ntazi. Cyane ikinyarwanda we nagusabye umukazana ntabwo nigeze ngusaba ibintu nka biriya. Akose mama icyo wamugayeho niki? Ijambo rimwe ryo ryatuma ufata umuntu ukamutemera hitaka. Ukubigira what is it? Agomba kwiyambika kwikwiza. Wandamba nje nka mama wawe yambaye mu bintu habiriya. None se mama ko ura mukobwa ndamukunda. Imvugo yakasuzu uramukunda. Iyo ukunda umuntu nkamuri. Iki nkakiri ugikunda mu gute? Nta discipline habe na gatonya. Nakubye mujyana nzo mama kazana. Uragenda ujya kundogotera ikintu nkakiriye. Ni biriya ni iyihe mpamvu? Niye na reba kwa mukandidi. Mukandidi ukazana wiwe karekanya yiyambika neza. Niba ari izabo niba ari imyaka kujyana. Naramubwiye. Ntabwo wumvira mu mushiki wawe. Uyu nguyu arandwanya. Ibyaje n'uyu nguyu urabizi ko urandwanya. Oya wibube. Kare gashishi utakaza. Akundi we tuvugana kuri papa wowe. Ibyo ndabikwiharije. Mama reba ukuntu ukoresha n'ubugambo kagira. Reba ukuntu ukoresha n'ubugambo kagira. Ntabwo nigeze ngutuma ngo ujya kunzana ibintu nka biriya. Buri uriya yamenya no guteka. Buri urabona abana bakaza abana nkaba adashobora guteka. Tumubwira teke. Adashobora guteka. Umukobwa w'ikizungerezi nkuriya, umukobwa mwiza nkuriya muri uyu mujyi. Urabugasanga yananirwa guteka. Reka ngende mubwire adutekerera ibyakurya by'aya masaha bya saa sita. Mama nagashishora. Ni ikizamu muhani. N'umuntu yiyambika akajya yari yashoboye guteka. Urabona uriya yazi. Ikizamu. Urabona uriya yazi. Wabonye inzara. Ziriya nzara zakoza amasahani. Nako buretse ngende nyuma.
umukobwa mwiza rero twakwakiye hano iwawe wisanzure twaguhaye karibu muri uru rugo hano rwose turi abantu b'umutima dufite urukundo so nagira ngo kuri ano masaha dore nisanze n'amasaha yo kurya nagira ngo dutekere ibyo kurya bya saa sita hariya hari buri kimwe cyose ibyo ushaka byose guteka birahari uhitemo icyo ushobora guteka yewe niwabona bitanahagije cyangwa se bitari byo wishimiye ngikarita hepfo iyo ngiyo hari amakiyosiki menshi amamoro ntiwareba ugenda ugure ibyo wishimiye guteka utekere bya saa sita umukobwa mwiza nkawe azi guteka ndagutekera mwiza nkawe azi guteka ntugire ikibazo karibu umukobwa biteka karibu nimuze kwa hii mama mkwe nimuze kwa hii nimuze ndo mko mama mkwe yes tuna Mariana yote kusara bigoroko Bijoux yampaye nka mukagira uyu ni umukazana mwanzani yanga bine yahi bavuga ngo sinateke wowe sinabateke mbona bimeze neza ngende bisumire umve ataza kucisha mwinshi bana mama mukwe arimo atumva umwotsi mutu naguhaye kandi naguhaye ibintu byose ugende upahire untekere waje gutuma koko bingugu mama oya nawe kono kandi arimo aramvugisha niwe gasore gatahe gasore ntabwo gashaka gusohoka icara hasi nikicara hasi mbanze gukubita umwana ngukubitira ikintu cyane nuza kubizimiriza amatara ndagutuma umukazana ukazana ibi bintu munzimiriza amatara nkwera ku buryo nka n'ikirara cyananiranye warananiranye munzimiriza amatara nkwereke